tuguhaye ikaze wowe wakoze subscribe kuri Trending rwa One. Hamaze iminsi havugwa byinshi ku muhanzi w'umunyarwanda witwa Yampano ndetse n'umuhanzi w'umukobwa Umuhoza ukorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko uyu munsi tuje tuzanye ibimenyetso byerekana yuko Yampano bose ari umuhemu, yahemukiwe n'umukobwa bihagije cyane. Mbere yuko dutangira reba ko wakanze subscribe. Wowe umuntu yanditse ikintu ngo nta burenganzira gifite. Uzi uburenganzira ukigifite uburenganzira utarakigurisha. Nibyo nakubwiye. Umucuruzi acuruza yaranguye cyangwa se yakoze yaremye. Nimba tuvuga ubutaka budafite icyangombwa n'ibyo muri leta barabubara bakwita umusazi. Ariko birangira wabikoze banamuhamye. Baramuhana none si afite inyishu y'ayo mafaranga. Hari ikibazo bafite. Niyo mpamvu ukunterefona kumva ko ushobora kunsubiza amafaranga. Kuko njyewe niyo wambwira ngo mukubire kabiri kuri kiriya gihangano nayaguha. Kuko ubwacyo kizayinjiza. Kuba birakanga. Nanjye niyo mpamvu nyine nkeneye gukoresha indirimbo nakoresheje. Narayiguze rero yanjye. Nanjye mfite uburenganzira bwo kubona. Kandi nanone nimara kuyikwishyura nkabona ahantu wayipafominze. Ntabwo nshaka amafaranga Yampano. Twumvikane neza. Ngo yareke rero. Nkeneye kubereza indirimbo yanjye. Nanjye ndayikeneye. Indirimbo yawe so wandika indirimbo. Nakubajije kuki wayigurishije ubizi neza ko wari uyikeneye. Ubisobora. Nari nkeneye amafaranga. None wankoresheje ariko mana yanjye. Uyu nkuko usanzwe ubikora nk'uko uyu muntu nimwaka amafaranga ngo nayangurize ntabwo arayanguriza. Reka nze mufate mutege kino kintu ngewe igihe kizajya nzagikenera nzakisubiza kuko nyifiteho uburenganzira uburyo tugikozemo ni magenda. Nzamusubiza ibiceri bye usubiza n'amafunguro. ni gutyo ucutinga abantu. Nuko kabisa. Kubera iki se kabizi neza yuko ari ibi? Abantu ni babi. Nanjye none se nigeze nkubera mu njye nawe twari tuziranye. Ndatuwatinga abantu bose nabi. Mubaze ikibazo se. Ndaza ndagusubiza rwose. Ubu ngubu umuntu ashaka guhamagara akakubwira ngo umva muntu ndarwaye cyangwa mfite ikibazo cy'ibihumbi 300 yangurize, nzayaguha nyuma y'amwaka. Uretse no kuyakuguriza ariko se warasaze. Banza ubyumve, ntabwo amafaranga wahituyemo. Ariko aje umuntu ukeneye amafaranga, yewe ndeka mubwiza ukuri nkeneye ikintu nkoresha uburyo ki bwose icyo kintu nkibona. Niyo icyambere ntabwo nibara mu ikosa. Harimo guhemuka. Ubu kitanyekere ntabwo hemuka kuri ibyo kukwishyura ibiceri byawe ngo ntabwo hemuka. None se nari kugujije ntana yagusubiza. None se ni gutangurisha imodoka nkanayigura ukongera ukazangara mu modoka yanjye aho se Yampano. Kubera yuko ibyangombwa n'ikibifite wowe nta byangombwa ubifite. Ariko twaravuganye ibintu twavuganye wowe kano kanya nta n'ikintu bimaze muri leta. Uri kumva? Reka nkubaze urukundo ako mumenye ubusanzwe ntari wenda utagira umutima w'umuntu. Urambwira ngo umuntu ngo waza kwansaba ubufasha ngo yarwaye asuze abarwayi dufashe ukuntu warangana. Ntibashaka ubikaje. Ese ko yatumva ko niba utabikora abandi batabikora ngo mvuge nk'umuntu arambwira ati inyohereza $100 ndarwaye yafite kuki ntayamuhaza. Urumva uwo mutima mubi. None se reka murabure. Niba koko uri umuntu mwiza, niba koko ushaka iyo ndirimbo tugiye twibarira $1,000,000 uzishyura uyijyane. Kubera iki se kandi nawe uguze urudi guto? Agaciro kayo ntabwo nagaguha. Icyo gihe ntabwo wari uzi ko iyo ndirimbo. Icya mbere cyo nta nyandiko mfitanye nawe yo kwa noteri. Uza hano nabipanji ni ukuguhereza igihangano cyakangiriye akamaro nkakiguha nta kamaro kifitiye. Ahubwo n'ababaye ipanji cyane kurenza kuguhemukira. Nakubajije ngo icyo gihe nta gaciro cyari kigifitiye. Kuki kikugira agaciro? Icyo kintu cyonyine nari mfite cyo gutangamo igitambo. Wari ukeneye amafaranga urankoresha. Ndagukoresha pe kandi umbabarire. My God, rero nkina indirimbo yanjye Yampano. I'm sorry to say this, but
ibyo bintu uzabireke wowe ukabyara niba ushaka ko aze friend kandi ntabwo ndi umuntu mubi Imana irababarira buri munsi irababarira buri munsi irababarira pe niba nkeneye amafaranga nari nkeneye amafaranga kuko nari nyakeneye nkuko usanzwe ubikora abandi wambwiye nawe ni nkuko abo bandi nakubwiye nibo babikubwiye bariya bandi uzi ukuntu byagenze se barabinsobanuriye rwose barabigusobanuriye cyane kuko bavuze ko nabibye none se sinzi nimba warakoreye nk'ibyo mbimba utarabibye of course ibi ni ubujura mbamubwire abantu bose mujye muza mu miziki muza agaciro k'imiziki uzi niba tubitanagenda gutya Imana izajya ibahana wowe agaciro k'iyi ndirimbo ni ndukasi kuko ndirimba mbakwiye kanyishyura nonese niba bashobora kuririmba njye reka mubwiza n'ukuri wa mukobwa we niba kugutekereza ukaba uzi gushyira mu gaciro ukaba ufite ubwo bumuntu wowe genda wicare wenyine uwikuremo urusaku rw'abantu kuki wowe utabugize ubwoko bw'umuntu bwo kuba wampemukira njye ntabwo naguhemukiye kano kandi ntabwo naguhemukiye ariko noneho mwakabyara nari naguhemugira kuko tuvugisha ukuri wowe mukakurenza uko nukuye mukakurenza uko nukuye ngo warayabonesheje ukanabisubiramo yes isaha amakuru fresh ameze neza neza none se ibintu biri kubikora gute biriya bintu uri kubona ari byo ibihe nakoze none se reka nkubwire hari ibintu ubundi urashaka ngo bigende bitubona none se ubwo nibwo wibutse kumbaza ukuntu byagenda kandi twaravuganye nkumva ntabwo uri kumbaza uko byagenda ntabwo uri kubinabimbwira ahubwo icy'ingenzi buriya wari kuza umbwira uko byagenda nshaka kubikubwira kangahe waramborotse kuri social media zawe waje umbwira nabi kubera ko wakoze neza ibintu nakoze buri kintu cyose uri kumva ujye ugifata nk'aho gifite umumaro mwiza kuri wowe kubera yuko nta kintu kibi cyakubaho niba wizera neza kubera yuko buri kintu cyose cyabaye uri umuntu ubona ibintu mu buryo buri positive wagikuramo umumaro mwiza wo kugikuramo ikibazo none niko wabigenje wagikoramo umumaro mwiza wari ukurikije inyungu nawe zawe kandi niko wari kubigenza gute ubwo wari kuza usaba royalties ku gihangano ntabwo wari kuza unuka wari kuza umbwira toke ibihangano nimeze gutyo uramereza royalties kuri kino gihangano nicyo kintu twari kuvugana ubundi ese mubaze kubera ko ibyo byose utabimbajije mbere y'uko ubikora kuriya kuki njye nagombaga kuza kubikubwira njye nabikubwiye ariko hari igihe twiyuze kuganira niba ubyibuka neza ndakubwira ngo iyo ndirimbo wayisohoye ukayishyira kuri digital platform urambaza ngo babikorera ngo ndakubwira ngo DistroKids bayifungurira amadolari agera kuri $150 sinabikubwiye ikibazo ntabwo ari icyo ntabwo wumvishe icyo nashaka kukubaza ndavuga ngo yuko kuvuga ngo nagombaga kukubwira royalties ibyo uri kumbwira ubundi rero kujya nyine kubikora ukabisohora yuko utanganirije nyuma yaho wamara kubikora ntabikubaza ukamboroka
ntabwo waje neza, waje nyine nagombaga kuguha distance yo kugira ngo nanjye ntekereze kuri icyo kintu nakoze, ariko nawe ubiha umwanya wa kabiri. wakwandikiye neza urabyitaho ubyibuke neza. Erega ntabwo masaje ndazifite na screenshot, ntabwo ndikubwira ibintu narakwandikiye ubanza kukubwira neza ntiwanyuma. Aho tuvuganiye ntabwo wambwiye se ngo ugiye kubaza ngo abantu bakwegereye ngo ugereye ibintu byawe. nafata umwanzuro mpubutse. noneho umwanzuro wafashe rero ni uwuhe? Ni uwo kugenda ukabwira ngo itangazamakuru ngo yamana ngo iriya ndirimbo yasohoye ngo yayibye umuntu witwa ngo Carine Umuhoza. Reka nkubwire ndagusobanurira byose. Ndahamya neza ko ukunze maybe of course ushobora wenda kuba utanzi neza, ariko uzabaze wenda abantu banzi maybe wenda simbizi, hari aba cyangwa se wa muntu waduhuje ngo nawe ntabwo ari umuntu nta nubwo mba nifuza umuntu ikintu kibi.